Kuwa 11 Gicurasi umwaka 2025 mu kiganiro yagiranye na kimwe mu bitangazamakuru bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni igitangazamakuru cyandika kigatangaza inkuru no mu buryo bw'amajwi n'amashusho bakita Inyarwanda. Uwo bita Paxson, umwe mu baraperi bakuru hano mu muziki nyarwanda, yavuze ko atemeranye n'amagambo ya Ama-G The Black, wavuze ko yaba yararozwe ubwo yamurikaga album ye yise Ibishingwe. Na album Ama-G The Black yamuritse ku itariki 2 Nyakanga mu mwaka wa 2023. Paxson yavuze ko atabona aho uburozi bwaturuka mu bahanzi cyangwa mu myidagaduro, ashingiye ku kuba nta mpamvu n'imwe umuntu yaba afite yo kugirira nabi mugenzi we wo muri urwo ruganda rumwe. Mu magambo yaragize ati, Ama-G The Black, umuntu waguha uburozi yaba kwangira iki koko? Ufite etaje yo kwa Rubangura ngo umuntu aguha uburozi? Bamuha uburozi gute? Ni inshuti yanjye, yandika neza, ariko kuguhabwa uburozi oya, ndabihakanye, ntago ari byo. Reka nongere mwikaze, nongere mwifurize kugubwa neza. We tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye, by'umwihariko wowe wakanze subscribe kuri Philox TV show, udahwema kutwereka urukundo, usiga komanteri, usiga like mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngiye nk'ibisanzwe igihe uri kumva kuri mikoro ni Philox Aime, umwana wo mu ntara ukeneye no kunkurikirana kuri platforms zitandukanye, hose ni Philox Aime. Nkundira kuri uno munsi tugaruke ku nkuru, nimwe mu nkuru zagarutsweho ku bitangazamakuru bitandukanye bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, yewe nibyo dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi no ku mbuga zitandukanye. Izo zose namwe mugiye muzizi. Ni inkuru y'uwo bita Ama-G The Black kuri uno munsi wongeye gusubiza uwo bita Paxson. Paxson nawe muramuzi neza cyane, umwe mu baraperi bafite izina rikomeye, yamenyekanye mu myaka yahise, yakoze ibikorwa bitandukanye, yabaye umunyamakuru, muzi ibitangazamakuru bitandukanye yagiye anyuraho. Kuri uno munsi yaje akora ibintu bitangaje cyangwa se avuguruza ibyo Ama-G The Black yavuze. Niyo mpamvu kuri uno munsi nanone ngarutse ngira ngo nkugezeho ibyo Ama-G The Black yaje gusubiza uyu muraperi. Murabizi ko Ama-G The Black mu biganiro bitandukanye yagiye bigaragaraho, yagiye abigarukaho, avuga yuko yigize guhabwa uburozi n'umwe mu bastari bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ubwo yarimo aramurika album yo mu mwaka wa 2023. We yatangaje yuko uwo mustara amuzi, wabimukoreye ndetse banahura kenshi, ariko nta mpamvu yo kugira ngo amutindeho. Nyuma yuko atangaje ayo magambo, bita Paxson yaraje agira ibyo atangaza, arabihakana, aravuga ati, Ama-G The Black turaziranye, umuhanzi mwiza nkunda kandi mfana, ariko ntabaguha uburozi kuko muri entertainment cyangwa se muri showbiz hano mu gihugu cy'u Rwanda no mu muziki nta muntu ushobora gukora ibyo bintu. Ati kandi nta wakuroga kuko nta kintu ufite cyo gutuma bakuroga, nta etaje ufite, nta mafaranga y'umurengero ufite kugeza kuri uno munsi. Gusa ariko kugira ngo tugendane muri iyi nkuru bashe gusobanukirwa akantu ko kandi, ndaza kwifashisha kimwe mu bitangazamakuru byandika, kuko baramurabizi inkuru zose mbagezaho hano ziba zifite fact, ntago ari ibintu umuntu ngo agenda apapine. Ndaza kwifashisha igitangazamakuru bita Inyarwanda, murakizi neza cyane. Ni inkuru banditse ku itariki ya 23 ubwo ni ku munsi w'ejo muri uku kwezi kwa 10 mwaka wa 2025. Yanditswe n'uwo bita Janvier Iyamuremye, muramuzi neza cyane, umwe mu banyamakuru beza abahanga dufite kugeza kuri uno munsi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ino nkuru yahaye umutwe ugira uti, azanavuga ko abahanzi batankura urumogi. Ayo ni amagambo yavuzwe na Ama-G The Black, yari arimo asubiza uwo bita Paxson wahinyuje ko atarozwe. Ubwo urabyumva neza cyane, ni umutwe banditse, urumva ko byose uragenda ubisobanukirwa. Mu gihe bamwe mu bahanzi bakunze kugaragara batinya kugaruka ku ngingo ziremereye zibahuza n'amarangamutima cyangwa se ibyabaye mu buzima bwabo bwite, Ama-G The Black we yahisemo kutihisha inyuma y'ijambo. Uyu muraperi akunze kugaragara avuga ku buzima bwe mu buryo butaziguye. Yongeye no gutangaza amagambo akomeye ubwo yasubizaga umuraperi bita Paxson wari uherutse kuvuga ko ibyo avuga by'uko yarozwe bidafite ishingiro. Ngerageje ko kunyuramo introduction y'uburyo ino nkuru bayinjiyemo. Ama-G The Black kuno munsi yaje afite ibisobanuro cyangwa se ari gusubiza bita Paxson mu buryo bukomeye. Ndagira ngo tugendane umurongo ku wundi. Banditse baragira bati, Ama-G The Black wamenyekanye mu ndirimbo nyinshi zifite ubutumwa butumbagira ku rwego rwo hejuru, yibukije ko uburozi avuga ari ubwo yahawe koko, kandi ko ari isomo ry'ubuzima, atari inkuru yo kwifashisha kugira ngo amenyekane nk'uko abenshi tukunze kubyita prank. Yabwiye igitangazamakuru bita Inyarwanda ko ririya ari isomo umuntu anyuramo kandi nta mugabo ugwa mu cyobo kabiri. Yagize ati, yego wandoze ndamuzi, nitugisangira ubwo murabona ko twanaguze ngo amacupa dutwara mu byo kunywa, nta mpamvu yo kwirirwa njya kumuvuga, nawe iminsi irahari izamwereka. Abashiye kubona ko ka interview gato uwo bita Ama-G The Black abigarukaho, turi kugendana fresh. Gusa ariko ibi yavuze agaragaza ko atakigira ubwoba cyangwa ubwitonzi bwo kongera guhura n'ibyamubabaje, ahubwo yabifashe nk'inyigisho mu buzima yahuye nayo. Gusa ariko nkundira noneho twinjire mu kiganiro neza nyirizina
ubashe kumenya uyu Paxson yaje abihakana ahereye ku kindaza guhera kuri iyi article ivuga ko ku itariki ya 11 Gicurasi 2025 mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru biti Nyarwanda, Paxson umwe mu baraperi bakuru hano mu muziki nyarwanda yavuze ko atemeranya n'amagambo ya Ama G The Black wavuze yuko yarozwe ubwo yamurikaga album ye yise Bishingwe. Iyi album yamuritse ku itariki 2 Nyakanga umwaka wa 2023. Paxson yavuze ko atabona aho uburozi bwaturuka mu bahanzi cyangwa mu myidagaduro ashingiye ku kuba nta mpamvu nimwe umuntu yaba afite yo kugirira nabi mugenzi we wo muri urwo ruganda turimo twese entertainment showbiz n'abahanzi bose. Mu magambo yo bita Paxson yaragize ati Ama G The Black umuntu waguha uburozi yaba kwangira iki? Ufite etaje yo kwa Rubangura ngo umuntu aguha uburozi, bamuha uburozi gute? Ni inshuti yanjye kandi yandika neza indirimbo, ariko kuguhabwa uburozi byo wapi ntabwo ari ukuri. Amagambo y'uwo mugabo bita Paxson yakiriwe mu buryo butandukanye n'abafana, bamwe bashyigikira ko ibyo Ama G The Black yavuze bishoboka kuba ari ukuri, abandi bakabona ko ari uburyo bwo gusubiza abantu bigeze kumuvuga nawe. Mu gusubiza amagambo ya Paxson, Ama G The Black yavuze ko atatunguwe nuko yabivuze, kuko ngo Paxson ari umwe mu bantu bakunda kugira amakuru bagendeye cyane ku byo kumva kuruta ibyo babonye. Amagambo ye Ama G The Black nayo yaramusubije agira ati neje azakubwira ko nta rumogi abahanzi banywa. Iyo umuntu ari kukubwira ibintu adahagazeho ukumva abantu babiri cyangwa batatu barimo kubikubwira, hanyuma umuntu umwe akaza avuye hariya akakubwira ibitandukanye, ikiza nuko hari abantu babibonye icyo gihe, harimo n'abanyamakuru babizi cyane bari inshuti zanjye, banangiriye inama yuko ntabivuga cyangwa se nakwivuza kandi ibyaje no gucamo. Urumva ko ari ibintu mfitiye fact. Ukimara kumva neza cyane aya magambo yo bita Ama G The Black n'uburyo yasobanuye ibijyanye n'iki kibazo cyakomeje kuba kinini ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, urumva ko ari ibintu biri direct byamagana ibyavuzwe n'ingo bita Paxson, ndetse binagaragaza yuko ari gupfobya nyine ubuhamya bw'umuhanzi wanyuze mu bihe bikomeye nk'ibyo ngibyo, ndetse bikerekana ko Ama G The Black afite ibyo ashingiraho katari nkurira aho ngaho yapfuye kuzana yo gupapira cyangwa se kubeshya. Kuva Ama G The Black yatangaza bwa mbere ko yarozwe, murabyibuka twatangiye kwibona mu biganiro bitandukanye ndetse mwitangazamakuru n'abakunzi b'umuziki babigira ibintu bikomeye cyane, kandi ko yavuze ko byanamugizeho ingaruka mu buzima bwe bw'umwuka ndetse n'ubuzima busanzwe, ariko kandi byanamufunguye amaso abasha kumenya abo babana ndetse nabo babana mu buzima bwa buri munsi, nabo bakorana ndetse n'abamuri hafi mu buryo butuje. Yemeza ko atagifite inzika, ahubwo yahisemo kubyakira ndetse ahindura n'ubuzima, afata n'ubuzima bushya bwubakiye ku bwiyunge n'ubwitonzi. Kimwe mu bintu abantu benshi banakunze ndetse banashimangira bavuga yuko Ama G The Black ari ikintu cyiza yakoze cyo kuba yarinze kujya mu bibazo bikomeye cyangwa se kuba yakre ibindi bintu byaba binini byaza no gushyira umuntu runaka mu kangaratsi, kuko Ama G The Black kugeza kuri no munsi we ahamya ndetse anemeza yuko umuntu wamuhaye uburozi cyangwa se wamuroze amuzi neza cyane, ari umwe mu basitari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yirinze kugaruka ku izina gusa, yavuze ati ngewe sinzavuga izina rye ariko ndamuze mu mwihorere, iminsi zamubwira. Ndetse agaruka no kuri uyu Paxson uvuga yuko ibyo avuga ari ibinyoma cyangwa se ari ugukereye inkuru ziri aho ngaho z'ibinyoma. Aravuga ati Paxson ndamuzi neza cyane, ni umuntu ugenda akavuga ibintu atagendeye ku byabaye ahubwo ari ibintu yumvise gusa. Urumva ko numwe mu bantu bazana story adafite ibihamye cyangwa se fact. Nejo bundi ngazababwira yuko nta muhanzi nk'urumogi kandi ari ibintu dusanzwe tuzi gusa, ariko abakurikirana umuziki we bavuga ko ibibazo nk'ibi bishobora kuba ari ishusho yuko abahanzi benshi banyura mu bihe bikomeye, bamwe bakabyita uburozi abandi bakabifata nk'amakuba y'ubuzima. Murabizi buri iyo umuntu yahuye n'ikibazo kugeza kuri uno munsi, bamwe bagira uburyo babitwara cyangwa se uburyo babihengeka cyangwa se babishakira uburyo. Mu mvugo ye yuje kwigisha, Ama G The Black agaragaza ko atifuza gukomeza kuganira ku byamubabaje, ahubwo ashaka ko abantu bamenya ko nubwo ibihe bigoye bibaho, umuntu ashobora kubikuramo isomo rishimangira imbaraga n'ubugabo. Ayo n'amagambo yo bita Ama G The Black yagarutse aganira na kimwe mu bitangazamakuru bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, igitangazamakuru bita Inyarwanda. Ama G The Black yagerageje kumva ibyo yatangaje muri iyi nkuru, umva yuko ari umuntu wirinze kujya mu matiku menshi ndetse ari umuntu wirinze kujya mu bibazo cyangwa se kujya kwinjira undi runaka. Yagerageje kubinyura hejuru ndetse no kwirinda kubyinjiramo cyane, kuko urumva ko ni ibintu bisobanutse, ni biri clear. Aravuga ati ngewe naraje hano babwira inkuru yanjye y'ubuzima, ibibazo nahuye nabyo, uburyo nagize abantu batambereye beza, abantu batambaniye muri showbiz. Ubwo narimo ndamurika album yanjye mu mwaka wa 2023, album nise Bishingwe, naje guhabwa uburozi mbuhabwa n'umusitari, ariko ibyo byose mbana nabyo kugeza kuri no tugeze muri 2025, imyaka igera kuri 3 igiye gushira. Urumva ko ni ibintu namaze
kwakira ni ibintu ntashaka no kugaruka usibye abantu nk'aba ngaba baza bapfobya story y'umuntu cyangwa se ahahiseho umuntu n'ibibazo yagiye anyuramo bagashaka kubitwara mu buryo butari bwo. Aba nibo mubona bagomba gusubiza cyangwa se kugira uburyo abagenera message nk'iyi ngiyi. Ni kimwe mu bintu byagarutswe mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero Ama G The Black nuko bimeze kugeza kuri uno munsi, bisa nkaho umuziki atawurimo cyane kuko yamaze gushyira imbaraga zikomeye mu kwiteza imbere cyangwa se mu gukora business. Murabizi neza cyane agenda bigarukaho mu biganiro bitandukanye agenda akora kugeza kuri uno munsi. Reka ngushimire twari turi kumwe muri aka kanya, ngushimire kuntega amatwi cyangwa se kubana nanjye kugeza muri aya masaha. Icyo ngusaba ni kimwe gusa, no gukanda subscribe ubundi biganiro nk'ibi ngibi ukajya ubikurikirana kuva ku wa mbere kugeza ku wundi. Nge nk'ibisanzwe ni Philox Aime, umwana wo mu ntara. Reka duhurire ku zindi mbuga nkoranyambaga zirimo Facebook, Instagram, TikTok ndetse n'izindi. Hose ni Philox Aime. Ciao ciao.